Yesu ashimwe bavandimwe, uko twabibasezeranyije, uko dukomeza ku ijambo twari twasomye, niyo mpamvu tugarutse kugira ngo turikomeze turebe uko twarisoza. Twari twasomye amagambo ari muri Luka 10:27 avuga ngo, aramubwira ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niryo jambo turi gushaka gukomeza kuvuga muri iki gihe riri kudufasha. Rero tugiye kuvuga ngo ukundisha Imana imbaraga zawe zose, ukundishe Imana imbaraga zawe zose. Ugomba gukoresha imbaraga. Ubwami bw'Imana buzagishwamo imbaraga, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Tuzajya mu ijuru ari uko twakoze, tuzahembwa, tuzambikwa amakamba ari uko twakoze. Ibyo tuzakora nibyo tuzahemberwa. Ugomba gushiramo imbaraga mu buryo bwose. Imbaraga ntabwo twebwe tuziha, ahubwo imbaraga tuziheshwa n'Imana iba yaduhaye izo mbaraga. Hariya ijambo ry'Imana riravuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Umwuka wera namara kubamanukira muzahabwa imbaraga. Ntabwo wakora iby'imbaraga udafite umwuka wera. Ntabwo wakora ibitangaje udafite umwuka wera. Bisaba ngo umwuka wera, ubanze wakira umwuka wera, ubanze wakira imbaraga z'Imana, ubanze wakire umwuka wera, hanyuma uhabwe imbaraga. Kandi iyo tuvuga imbaraga haba hariho n'intege nkeya. Umunyantege nkeya akora iby'intege nkeya, akora biriya byose bidakiranutse, akora biriya byose bidahejeje Imana icubahiro. Ibintu byo byose ntabwo biba bifite imbaraga. Amagambo avuga ni amagambo atari meza, ni amagambo atubaka sosiyete, ni amagambo atubaka abantu, ni amagambo atajyana abantu ku bwami, ni amagambo atsindwa. Ibikorwa ukora by'intege nkeya byose ni ibyaha, nta Mana irimo. Ariko dukunde Imana n'imbaraga zacu zose. Hano Pawulo hari aho yavuze ngo nk'uko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga, ngo n'urukundo. Tugomba kwakira umwuka wera kugira ngo dukore iby'imbaraga, kugira ngo dukore ibikomeye, kugira ngo dufate mpiri biriya byose byigize ibinyembaraga. Ugomba gukandagira inzoka na sikorupiyo kubw'imbaraga z'Imana. Ugomba gutsinda biriya bigeragezo byose kuko ufite imbaraga z'Imana. Tugomba gutinya imbaraga z'umwanzi. Akenshi experience abantu bamaze kubona, aho guhasha Satani, umuntu ari mu gutinya Satani. Igihe Satani yakadutinye twebwe, igihe wahuye n'umudayimoni akaguhunga kuko ufite imbaraga z'Imana. Ariko
abantu igihe babaye ibikange, umuyaga uri mu guhuha bagahahamuka, babona utubakanze mu rugo iminyorogoto n'ibindi bagahahamuka. Ariko suko dufite umwuka utegeka, ufata mpiri, utegeka biriya byose byishize hejuru, utegeka iriya myuka yindi yose. Hari igihe kandi urwana n'umubiri wakarwanye n'imyuka. Gukorera Imana mu mbaraga n'imbaraga zacu zose bisaba umwuka, bisaba gukiranukira Imana. Reka mbabwire amakuru ya Gideyoni. Gideyoni Imana imutoranya ngo yarisuzuguraga, ariko Imana iramureba abona arakiranutse, aramubwira ngo Gideyoni, ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Imana imaze kumuhamagara kuja gutsinda abamidiyani cyangwa se kurwanya abamidiyani, yahagurutse afite abasirikare benshi. Yari afite abasirikare 32,000. Abamidiyani bari 135,000. Urumva barutaga Abayisiraheli. Ariko Imana iravuga ati no, nujyana abasirikare bose bizavugwa ko ari imbaraga zanyu, genda ugabanya abo bantu. Aragenda arabagabanya, arababwira ngo abanyabwoba bisubirireyo. Hasubirayo 22,000. Uwiteka ntabwo yaramubwira ngo bacyari benshi, tongera. Akoresha indi strategy, abasubizayo, asigarana 300. Iyo 300 yari igiye guhangana n'135,000 by'abamidiyani. Bishaka kuvuga ngo Umwisirayeli umwe yahanganaga n'abamidiyani 450. Arangiza arabatsinda. Imbaraga z'Imana ziragaragara. Ntihagaragara Gideyoni, hagaragara imbaraga z'Imana. Reka nkubwire, iyo ufite umwuka wera tibisaba ibindi, tibisaba izindi imbaraga zo hirya, tibisaba ibigango byinshi, tibisaba intwaro zindi nyinshi. Zisaba kwizera n'umwuka wera, zisaba kwizera n'umwuka wera. Ugomba gukunda Imana n'imbaraga zawe zose. Kandi hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo icyakora ngo muzahabwa imbaraga, ngo umwuka wera namara kubamanukira, ngo kandi muzaba abagabo. Haleluya! Muzaba abagabo bo kumpamya. Ahantu hose mwampamya, mu kazi wamuhamya, aho mu rugo iwawe wamuhamya, ahantu hose wahamya Imana, ahantu hose wagaragaza imbaraga z'Imana, ahantu hose wakora iby'Imana kandi bigaragara. Rero bene data, tuzakomeza. Umwanya ni mutoya, n'amavideo hari igihe iba ndende ntifunguke neza, ariko dukunde Imana n'imbaraga zacu zose. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.